Nshuti mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya rero twabageneye wo gukurikirana ibyegeranyo twategurira. Uyu munsi twateguriye icyegeranyo ku ndwara yitwa kanseri. Tugiye kureba hamwe kanseri cyari cyo, tureba hamwe ibimenyetso, tureba hamwe ikitera n'ibindi mbese byagaragariza umuntu ko afite indwara yitwa kanseri. Tugiye kubanza mbere na mbere turebe igisobanuro. Basobanura kanseri iyo habaye impinduka cyangwa se ugukura tw'uturemangingo mu buryo budakurikije amategeko. On dit compare les cancers quand un développement, soit une prolifération, soit une transformation des cellules d'une façon anarchique ou désordonnée. Ndagira ngo twibukiranyeho gatoya. Umuntu agizwe n'uturemangingo ari two bita cellule. Cellule ubundi ni unité fondamentale de la vie. Niho umubiri wubakiye. Iyo za cellule ziteranye zitanga amatisi. Amatisi nayo yaterana agatanga za organe. Hanyuma organe za kwiteranya zikabyara umubiri wose muri rusange. Turagira ngo rero turebere hamwe impamvu noneho zazitera kanseri. Impamvu ya mbere nyamukuru itera kanseri ni itabi. Itabi rikaba ryihariye 20%. Wowe unywa itabi cyangwa se babwira kurireka cyangwa se kuva ko butakwira unywa itabi, rwose tukugira inama yuko ikimenyetso cya mbere na mbere cyangwa se impamvu ya mbere itera kanseri itabi riri ku mwanya wa mbere. Ikindi kintu gitera kanseri ni ibintu turya bishobora gutuma umuntu agira ibiro byinshi cyangwa se akazana ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Iyo mpamvu nayo yihariye 10%. Iyi ni impamvu ya gatatu mu mpamvu zitera kanseri ni alcohol. Alcohol ikaba ihagaze ku mwanya w'8%. Wowe rero uvuga ngo wahinduye ubuzima, wamara gukora amafaranga yawe ugahita ugenda ukagura agacupa ka alcohol ukanywa, cyangwa se wenda ngo urubashywe ugiye ahantu bakwakirije icupa rya alcohol rya whisky, ibindi byose birimo alcohol, umenya yuko bari gushyira ubuzima bwawe cyangwa se nawe ubwawe uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga, kubera ko alcohol yihariye 8%. Hakaba ari byo bita mikorobe cyangwa se amavirusi nayo afite 4%. Ikindi kintu gitera kanseri ni imirimo dukora, ibyo bita exposition professionnelle. Exposition professionnelle bishatse kuvuga mbese imirimo abantu baba bakora. Dufate nk'urugero umubaji cyangwa se aba bantu bakora mu byuma bisika imyumbati cyangwa bisika amasaka. Mbese n'abari abantu bose baba mu bintu bihonda amabuye, noneho buri gihe hagahora utuntu tw'udusenyi cyangwa utuntu tw'ukungu duhora dutumuka tujya mu bihaha. Umuntu ufite ikibazo cy'utwo dukungu twagiye mu bihaha bavuga ko habaye pneumoconiosis. Pneumoconiosis ni indwara iterwa n'uko hari udukungu cyangwa utundi tuntu twagiye dutumukira mu bihaha. Iyo gihe rero umuntu ufite bene ako kazi utwo tuntu gahora tujya mu bihaha byiwe, umuntu amenya yuko rwose ari expose ashobora kurwara kanseri. Iyo mpamvu nayo ikaba ihariye 3.6%, cyangwa se akabyo bita exposition aux ultraviolets. Iyo umuntu wamucishije muri radiography nabyo bishobora gutuma ari amarayo X nayo ashobora gutera umuntu kanseri. Tugiye kureba hamwe rero noneho sinye cyangwa symptome za kanseri. Ikimenyetso cya mbere na mbere cyangwa umuntu urwaye kanseri ni ugutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Niba ubona kugenda utakaza ibiro mu buryo budasobanutse, menya yuko kanseri ushobora kuyirwaye kimwe nuko ushobora gutakaza ibiro atari kanseri, wenda ari iyindi ndwara, ariko umenye ko ikimenyetso cya mbere na mbere cya kanseri ari ugutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Ikindi kintu kugira umunaniro mu mubiri. Ikindi kimenyetso ni ukubura apeti. Ikindi kubira ibyuya by'amazi nijoro, uryamye ukajya wumva urabira ibyuya by'amazi rwose ukagira ngo bakunnyeho amazi. Ikindi kimenyetso rero gikomeye cya kanseri ni iki? Ni ububabare, byo bita douleur. Iyo douleur cyangwa se ubwo bubabare buba buri sous forme de brûlure cyangwa sous forme de chaleur prolongée. Tubyumvikaneho neza. Uzi yuko umuntu ashobora nko kurya urwara cyangwa se umuntu akawukandagira, niyo umuntu yanagukeba ari icyuma wumva ububabare. Ariko ububabare bwa kanseri ni ububabare buba bumeze nk'aho bakwegereje ikara rishyushye cyangwa se umuriro. Nawe mbese umva iyo bakwegereje umuriro cyangwa kwegereje ikara rishyushye ukuntu wumva ububabare. C'est une chaleur prolongée. Chaleur prolongée rwose uba wumva umeze nkaho urimo gushyana kanseri yafashe. Ikindi kimenyetso nanone ni iseseme
cyangwa se umuntu akaba yanaruka. Nanone kandi ikindi kimenyetso wenda nk'abantu bafite kanseri yo mu bura, umuntu ashobora cyangwa se kanseri mu bura, umuntu ashobora kwituma amaraso. Cyangwa se umuntu none ufite kanseri wenda mu myanya mu rwungano rwerekeranye n'inkari, umuntu ashobora kwihagarika nabwo amaraso. Aribyo bita nyine ibyo bimenyetso nyine bikaba byaboneka mu maraso cyangwa se umwana umuntu yitumye bakoresheje microscope, cyangwa se n'umuntu akaba yabibona n'amaso ku giti adakoresheje ibyo byuma bindi. Uretse ibyo bimenyetso rero rusange tumaze kuvuga, hari ibindi bimenyetso cyangwa se ibindi bintu byakugaragariza ko ufite kanseri. Ubundi bavuga kanseri bayiha izina bitewe n'aho yafatiye. Urugero, bashobora kuvuga kanseri du col de l'utérus. Kanseri du col de l'utérus ni kanseri ifatira ku aho mbese utérus isohokera muri makeya, cyangwa se ku rwinjiriro rwayo. Hakaba kanseri du col, iyo ni kanseri y'ubura. Kanseri de l'estomac, kanseri ifata igifu. Kanseri du foie, kanseri ifata umwijima. Kanseri de l'œsophage, iyo ni kanseri ifata umuhogo. Kanseri du pancreas, buri kanseri ifata urwagashya. Kanseri yo mu bihaha, kanseri du poumon. Kanseri ya prostate, cyangwa se kanseri d'ise, cyangwa se kanseri ifata mu ibere. Murumva ko bagenda bavuga bati kanseri, bagakongera n'ahantu bakayiha n'izina bitewe n'ahantu iyo kanseri iba yafashe. Tugiye rero kurebera hamwe kanseri, imwe mu makanseri tumaze kuvuga, kugira ngo umuntu niba ayirwaye cyangwa se wenda n'uwarwara kanseri yindi abe yakumva ibimenyetso cyangwa se ukuntu kanseri ifata. Tuhahisemo uyu munsi rero kubakorera ikiganiro kuri kanseri y'ibere bita kanseri d'ise. Dore umukoro abamama cyangwa se abakobwa, ibi bintu mubikora gihe igihe bavanyemo isutiye yawe nka nimugoroba, swati mu gitondo ubyutse, cyangwa ikindi gihe cyose, ushobora gufata ikiganza cyawe ukarambika ku ibere, ukazajya ugenda ubyiringira buke buke usa n'utsindagira, wumva niba harimo akantu k'agaturugunyu cyangwa se akandi kantu katameze akantu k'akabure kadasanzwe. Niba ukumvisemo, bavuga yuko ubundi ako kamenyetso k'akabure ari ikimenyetso muri bimwe mu bimenyetso by'ibanze byerekana ko umuntu atangiye kugira kanseri y'ibere. Ni ukuvuga ngo rero ni ikimenyetso simusiga cyangwa se ni ikimenyetso kitagomba gucibwa amazi nk'uko abungu babivuga. Niba wumvise harimo akantu kadasobanutse neza mu ibere ryawe, ugomba mbere na mbere kwihutira kujya kwa muganga, kubera yuko ashobora kuba ari kanseri irimo gutangira. Ibyo bimenyetso rero cyangwa za symptômes nize mu gihe umuntu afite kanseri y'ibere, haba ini boule dans un sein. Twavuze yuko nyine boule ari akantu kameze nk'akabyimba cyangwa akantu kameze nk'akaturugunyu kaba kari mu ibere. Hakaba nanone ibyo bita inturugunyu zikomeye ziba zigaragara munsi y'ukwaha. Murazi yuko umuntu afite agasebe hari utuntu twitwa inturugunyu, arizo bita za gangiriyo ziza gufata mu kwaha kugira ngo zitangire za mikorobe. Iyo izo za gangiriyo zije, ukabona yuko ufite n'akantu kari mu ibere k'akabure cyangwa se k'akantu k'akabyimba kari mu imbere, umenye yuko rwose iki ari ikimenyetso cyangwa se symptôme imwe mu biranga kanseri y'ibere. Hakaba noneho impinduka y'uruhu rw'ibere cyangwa se imoko. ni ukuvuga ngo iyo ubonye ku ruhu rw'ibere uruhu ruri ku ibere rw'ibere ryawe ryahindutse, cyangwa se uruhu ruri kuri mamero ruri ku mboko yawe rwahindutse, umenye yuko rwose aho ngaho harimo ushobora kuzamo kanseri y'ibere mu gutangira, cyangwa se hakabamo impinduka mu bunini cyangwa se muri forume y'ibere, ugasanga ibere ryawe ryabyimbye ryongeye intuza ubunini, cyangwa se ugasanga rifite forume ryatangiye gufata forume itari, cyangwa ugahubukana n'ibere nyine mu gitondo rirakurya, wajya ukoraho ukumva nyine ryatangiye gufata taye cyangwa se forume itari isanzwe, ujye wihutira kugera kwa muganga, kubera yuko icyo kimenyetso gishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso biranga kanseri y'ibere. Tugiye kugenda no dusobanura kamwe kamwe mu ubwo bimenyetso twari tumaze kuvuga, muri izo symptômes twari tumaze kuvuga hejuru. Ini boule dans un sein, ako kabure, ako kantu kameze nk'akabiye kari mu ibere ryawe, ako kantu ni akabyimba kaba kafashe mu ibere, akenshi na kenshi rwose umuntu umwe umumama cyangwa se undi wese ugakoze harimo kureba cyangwa se kudetectiwe kanseri afashe mu ibere arakumva.
bavuga ko ako kamase cyangwa se ako kabure ari no douloureuse, ni ukuvuga ngo nta bubabare na bumwe uba urimo kumvamo. Iyo ugakanze wumva nta bubabare ufite, kandi akenshi na kenshi kaba gafite une consistance dure, gakomeye, kagapresenta une contour irrégulier, kandi wagakora mu mpande n'impande ukajya wumva kataringaniye, kandi nanone ako kantu kakaba ari fixe darese, kakaba katanyeganyega wowe ugakoraho, kubera ko hari igihe ushobora gukora ukantu wenda nk'inkabyo urazi ko yikozeho uba wumva irimo kugenda yimuka, ariko ako ngako ko ako kabyimba ako kamase kaba kari mu ibere ko ari fixe katahava. None iyo bavuze bati habaye déganglion au niveau de l'oreille, biba byagenze biterera imwe cyangwa se nyinshi muri izo za ganglion ziba zikomeye ziri munsi y'umuziri mu kwaha. Iyo kanseri y'intuza y'ibere yaje uzabona kenshi na kenshi izo ganglion mu kwaha zajemo, kandi izo ganglion zikaba nanone nta bubabare. Bavuga ko ganglion reste toutefois indolore, ni ukuvuga ngo nta bubabare na bukeya uba wumva zifite. None iyo uze modification de la peau du sein et du mammaire, ni ukuvuga ngo habaye impinduka ku ruhu rw'ibere cyangwa se ku mboko. Iyo uruhu rw'ibere rwahindutse ugasanga rwegeranye, ugasanga rwazanye ibara ritukura, rujya gutukura, ugasanga rimeze nk'iryahiye, cyangwa se bifite ibara risa nk'iry'ironji, ironji murarizi, aspect de peau d'orange, ibara mbese ry'ironji, urabona ukuntu riba rimeze. Niba usanze ku ibere ryawe hari iyo mpinduka, umenye yuko icyo ari ikimenyetso cyerekana yuko rwose uri mu nzira zo gufatwa na kanseri y'ibere. Iyo rero none habaye une modification du mammaire cyangwa se de l'aréole, ni ukuvuga ngo amamero twavuze ko ari ibere, l'aréole ni ya zone, ni ka gace kazungurutse imuko. Niba usanze ko habaye intuza, habaye impinduka, hakaba hegeranye, hakaba hatangiye gutibara, cyangwa se ukabona habaye n'isuntuma uwene kuroma, umenye yuko ugasanga amashereka ari kuza kandi wera utari usanzwe unonsa, ujye umenya yuko rwose icyo ari ikimenyetso cya kanseri y'ibere. Nanone kandi hari icyo bita changement de forme de voix. Abamama haba changement de forme de voix, ni ukuvuga ngo urabyuka cyangwa se waba utangiye kumva forme uko ibere ryawe ringana ryatangiye ryongera mu bunini, ryatangiye rikurya, ukuva mbere rwose ko habaye un changement muri forme normale y'ibere ryawe. Nanone akaba ikindi kimenyetso cya symptome bavuga ko iyo changement de la taille ou de la forme dis, changement ya taille, ubunini bw'ibere, forme uko rikoze, ukajya kubona ukabona habaye une rougeur, ukabona hatukuye, edeme, tukabona hajemo ikintu cya edeme cyangwa se ikindi kintu kimeze nkaho wahiye kandi utanahiye. Bwa bubabare nakubwiye chaleur importante au niveau du sein peut être le signe de cancer du sein inflammatoire. Ni ukuvuga ngo bwa bubabare bumeze nk'ubushye uba urimo kubwumva mu ibere rwose, ujya umenya kandi ukawagira ngo mbese wahiye kandi utanahiye. Hakaba n'ibindi bimenyetso nyine twabonye haruguru, bya bindi wenda nk'isesemi, gutakaza apeti, kuruka, n'ibindi bimenyetso bishobora kuza bikurikiye ibyo ngibyo tumaze kuvuga hejuru. Tugiye rero no kureba hamwe evolution du cancer. Twumvikane iki? Le cancer évolue à bas bruit. Le cancer évolue à bas bruit. Bisobanuye ko kanseri yo igitangira iba icecetse rwose nta kibazo iteye, ku buryo ujya gutangira kumva ibimenyetso bya mbere yaramaze kugera ku kindi gice cy'umubiri, ari byo bita metastase. Ni ukuvuga ko mu ntangiriro woba wumva wenda nta kintu bikubwiye, ubwo ri kanseri irimo gukura ikagenda ikura buhoro kugeza ubwo izatangira gutanga ibimenyetso bya mbere, utangiye kumva ububabare, ariko yaramaze kwimuka aho hantu, ari byo bise metastase, yaratangiye gufata ikindi gice cy'umubiri. Metastase ikorwa iterera. Twa turemangingo twafashwe na kanseri, ni ukuvuga ngo twahandi kanseri yafashe habaye tumere cyangwa se habaye utubure, tubyara utundi. Noneho utwo tubure tundi twabyawe tukivanaho kanseri iri nyirizina, tukajya gufata ahandi tujyanywe n'amaraso cyangwa se ibyo bita nyine systeme lymphatique.
ni ukuvuga ngo amaraso akatuvana aho ngaho akagenda twimukana atujyana ahandi hantu. Ubundi amaraso yagiyemo kanseri nicyo gihe bavuga ko habaye iyi ni lesemi. Lesemi ni kanseri y'amaraso. Dufata urugero muri ibyo twari tumaze kuba bya metastase. Urugero twavuga nka kanseri y'igifu, kubera ko igifu cyegeranye n'umwijima, amaraso azava mu gifu agenda agana ku mwijima, ubwo umwijima urafashwe. Kubera ko igifu cyegeranye n'urwagashya, ubwo amaraso azava ahari nyirizina ku gifu agenda yerekeza ku rwagashya, urwagashya narwo rubafashwe. Cyangwa se kongera dufata urundi rugero, kanseri du col utérin. Kanseri yafashe ku rwinjiro neza neza rwa nyababyeyi, ishobora kuhava ikimukira muri nyababyeyi nyirizina, itayifashe muri nyababyeyi nyirizina ikimukira mu miyoborantanga ariyo bita les trompes. Noneho se pendant l'extension du kanseri bigenda gute? Iyo kanseri irimo kugenda ikwirakwira bigenda gute? Babivuga gute? Bavuga ko kanseri yafashe indi ntera, cyangwa se kanseri de stade kanseri yo ku rwego rwa mbere. Icyo gihe kabyimba kaba ari kamwe kandi gafite umubyimba mutoya. Kanseri de premier stade, agatimeri cyangwa se byimba twavuze kaba ari kamwe kandi gafite taye cyangwa se ari gatoya. Kanseri yo ku rwego rwa kabiri irangwa n'iki? Kanseri yo ku rwego rwa kabiri irangwa n'uko twa dutimeri twongeye ubunini. Ni ukuvuga ngo twa tubyimba tuba twarabaye tunini. La tumeur est plus volumineux. Noneho rero kanseri yo igeze ku rwego rwa gatatu, la tumeur envahit les tissus avoisinants. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko twa dutimeri twa tubure tuba twaravuye ku matisi hahandi twafashe, ahubwo none twaratangiye gufata ayandi matisi bituranye, ayandi matisi yo yaho byegeranye. Twibukiranye yuko mu mubiri cyangwa se muri koro imwe haba 4 types de tissus. Haba icyo bita tisi epitheliale, hakaba tisi conjonctive, hakaba tisi musculaire cyangwa se tisi nerve. Ayo matisi yose tumaze kubona za tisi lisse, tisi d'orvettement, tisi pigmentée stratifiée, iyo zafashwe nyine zigenda zihererekanya timeri cyangwa se ubwo iyo metastase ikagenda iva ahantu hamwe yerekeza ahandi, iva ahantu hamwe yerekeza ahandi. Noneho rero kanseri igeze ku rwego rwa kane bavuga ko habaye une présence de métastase dans d'autres organes à distance de la tumeur d'origine. Dufata urugero, itimeri cyangwa se ako kabyimba kafashe cyangwa se iyo kanseri yari iri mu ibere. Ubwo none yavuye mu ibere kubera yuko byegeranye, wenda tuvuge no ibere riri mu gatuza, kanseri igahita yimuka igahita ijya mu bihaha. None metastase ikazajya mu bihaha yerekeza mu mutima, metastase ikazava ku mutima yerekeza ku bindi bice by'umubiri. Icyo niyo bavuga ko timeri yageze ku rwego rwa kane. Iyo timeri rero cyangwa iyo metastase iba yabaye yatangiye kuva mu ruhande rumwe igana mu rundi, iva mu ruhande rumwe igana mu rundi, niko n'amaraso abagenda agera kwirakwira hose mu mubiri, ku buryo kuvura kanseri igeze ku rwego rwa kane biba bigoranye. Hakaba noneho traitement de cancer. Traitement ya mbere na mbere bavuga ko haba kwakora icyo bita la radiographie, plutôt la radiothérapie. La radiothérapie qui consiste à exposer les cellules cancéreuses à des rayons ultraviolets. Ni ukuvuga ushyira umurwayi kuri rayon X, mbese ugashiririza za kanseri cyangwa se za tisi zabaye kansere, hanyuma izo aho kugira ngo zigende byiyongera ahubwo zikagenda zigabanuka cyangwa se zigenda zipfa buhoro kugeza ubwo umubiri nyine ugarukiye muri condition yawo normale. Cyangwa se bakora icyo bita traitement chirurgical, bitayibaye ibyo ngibyo bakaba icyo bita combinaison de médicaments. Ubwo ni ukuvuga ngo abaganga bafata imiti bitewe na stade kanseri yagezeho, hanyuma nyine bakazajya bakuvangira akabuha buhoro kubw'amahirwe ukazakira. Ubwo rero twabategura ikiganiro, ubutaha tuzakomeza kugenda tubaganira ku zindi ndwara zugarije abantu, ariko iyo twabaye inama nuko niba wumvise ikintu cy'impinduka mu mubiri wawe, ukaba wumva akantu kadafite forme, ukawumva ububabare, ukawumva ikindi kintu mbese kirimo impinduka mu mubiri wawe, wakwihutira kugera kwa muganga, kubera yuko iyo ukisumije hakiri kare nibwo utangira indwara. Turabashimiye rero, murakoze.